reka twizere ko banakomeje kugubwa neza cyane hirya no hino aho bari badukurikiye tubifuriza muri Imana komeza kubana nabo mushumo meze muti turashima Imana n'amahoro witeka raturinze hanyuma reka dufungura agaseke kacu kuyu munsi tuture twizima amagambo yego hanyuma twatiri kwibaza ku kintu kivuga ngo kubera iki umuntu w'Imana Imana yemera ko ababazwa tunibaza tuti ese Imana ko ari umutunzi w'imbabazi kuki ibyo yabishizemo kuki ibyo aho kantu ko kubabaza kuki yagashizemo kandi iri hejuru ya byose kubera iki yemera ko umunyamubabaro arashobora kubabara kandi ari umuntu wayo hanyuma tunibaza tuti niha n'ingero ese umubyeyi mu buzima busanzwe yakwemera ko umwana we yaba afite ibiryo yafite ibyo kunywa hanyuma biryo bigashya yabihashye birahiye abana biteguye kurya aravuze ngo no mujye kuryama ntabwo mwebwe mbibahaye mujye kuryama ahasigaye igikurikiye nuko ngiye kubiha abaturanyi noneho agahamagara abaturanyi umwe babiri abana yababwiye ngo mujye mu buriri cyangwa se akabahamagara n'ababana bahari bareba akabyarura byose agakokora agakuramo byose akabihereza abaturanyi hanyuma akabwira abana ati nta kibazo mukomere kandi mushikame ndi umubyeyi wanyu ugatahana umugati wagera mu rugo ati ugahamagara umuturanyi ahubwo ukatuma umwana wawe ngo ugende umbwirire runaka aze hano ako kana ko shizemo no bari gashya ukajya kumuhamagara wagera ati uwo mwana ntasinziriye yari yiteguye ko umubyeyi amuzanira ibyo kurya yego kandi arabizi neza ko akunda umugati yanabimusabye yene atunzanira umugati none arangije aho kugira ngo icyo kintu uwo mugati umwana wakira ahita afungura ahubwo akamubwira ati mwana oya ahubwo mpamagarira umuturanyi uze aze hano umuturanyi akaza agira ngo umwana agira ngo agiye guhamagara umuturanyi none ahite arya wa mugati kuko umubyeyi wamutumye yarangiza agera aho ngaho umuturanyi ahageze wa mubyeyi akavuga ati uyu mugati none nari nkuzaniye abana banjye ntabo barya ni wowe nkuzaniye akira warenze ukarenza ijambo ukabwira umwana wawe ati ndagukunda kandi ndagukunda mwana wawe kandi mwana wanjye ndagukunda ati nubwo ntacyo nkumare ko ndagukunda ntago byoroshye ariko nyine ntago byoroshye yego hanyuma njye dutangiye twibaza ati ese kubera iki Imana twifashije izo ngero kubera iki Imana yemera ko umuntu wayo umwana wayo ababazwa kandi ari nyembabazi ari nyarukundo rwinshi nubwo bajya bava ngo ntawavuga urukundo rw'Imana uko rungana ngo azarurangize rusumba ukwezi rusumba izuba ndetse ntabwo rwagarukiye aho n'ikuzimu rugerayo watuvunguraho agace gato cyane gashushanya ishusho y'urukundo rw'Imana gato cyane wenda ku muntu udukurikiye wenda utaragize amahirwe yo kumva iby'uru rukundo cyangwa umubwira agati iby'uru rukundo hari amagambo menshi cyane avuga urukundo kandi ayo magambo impamvu yashyizweho kwari kugira ngo abantu bashidikanya cyangwa se ubu buryo nyine turi kuvuga ko iki kiganiro abantu bazasobanukirwe neza sibyo no kuvuga ngo uko byagenda kose urukundo rw'Imana rurahambaye kandi ni rwiza Bibiliya irambwira ngo udakunda ntazi Imana sibyo hanyuma kuko Imana ari urukundo urukundo rw'Imana haraho usoma mu Efeso avuga ngo kuko Imana akunze abari mu isi byatumye itanga umwana w'ikinege kugira umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho ni ukuvuga ngo muri ubwo bugingo buhoraho harimo urukundo rwatumye itanga umwana w'ikinege ni ukuvuga ngo umwana wayo ikamutanga ni urukundo ruhambaye mu by'ukuri yikuyeyo ijambo vuze ariko rirakomeye yikuyeyo ati ntaho nsigaje ntanze umwana wanjye rukumbi kugira ngo umuntu wese uri ku isi yaba ababazwa yaba ababaye yaba atutswe yaba agiriwe nabi yaba afite ibimuruhije ameze ukundi kuntu bimucanze amenye ko hari urukundo rw'Imana ruhari ko yemeye kugira ngo ashyireho ikimenyetso gifatika cy'umwana wayo imwohereza mu isi noneho imuzanye mu isi noneho ntabwo yaje ngo bamurebe gusa aho uravuga no ahubwo aho kugira ngo mwebwe mupfe ninjye ugiye gupfa uyu mubiri wanjye upfe ari mwibanga ubundi
hari abantu badukurikira bashobora kuba bakiri bashya mu gakiza bakavuga bati ese ni gute Imana yapfuye. Ariko ndashaka kubabwira ngo ntabwo ari Yesu wapfuye nyirizina, hapfuye umubiri. Umubiri yari arimo, yari yashatse kuziramo kugira ngo mu by'ukuri umuntu wese umwizera abone ubugingo ndetse buhoraho. Anyura muri uwo mubiri rero. N'ubundi iyo urebye muri Yohana igice cya mbere atubwira uburyo jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana, ndetse Bibiliya ikatubwira ko nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Rero yaciye mu muntu kugira ngo aze mu mubiri, kugira ngo umugufi ahantu harimo uburyohe, ubugufi, umuremure, mbese utabona, ubona, utumva, uwumva amubone amaso ku maso. Narangiza misiyo ye nigera ave muri wa mubiri, hapfa umubiri. Ni nayo mpamvu n'umuntu ngira ngo mushize twabivuzeho, iyo umuntu apfuye nuvuga ngo n'umubiri upfa ariko roho ifite ahanege. Rero icyo twakivuzeho nuvuga ngo uko byagenda kose uyu Yesu watanzwe w'ikinege akaza gupfira nge nawe nuriye utwumva, mbese uri ku isi yose, umuzungu n'umwirabura, kwari ukugira ngo Imana yerekane urukundo rwayo. Ngira ngo twahoze tuvuga tuti ni gute umubyeyi ashobora gufata umwana akagaburira abo hanze, umwana we ntamugaburire. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ariko nahangaha bituruka. Ni ukuvuga ngo birashoboka. Imana yashatse kubikora kugira ngo mu by'ukuri umuntu wese wizera, uzamwizera, azamenye ko atazahora mu mahoro, ahubwo azanyura muri ibyo bintu byose. Ndatekereza ko hari n'ijambo Imana yabwiye isi, irabibwira ngo wasiwe gushira ishyano kuko nkuroshye mu mubi. Ni ukuvuga ngo rero urukundo rw'Imana, dukomereje aho ngaho nk'uko aravuze ngo mvugeho make, ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana rwerekaniwe mu mwami Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu yarujemo ari Imana irutanze kugira ngo irutangire umuntu uriho ku isi yose. Urwo rukundo rero ni rwo rwatumye Yesu aza mu isi, hanyuma kandi aza mu isi kugira ngo acungure umuntu. Nubwo umuntu twakomeje twibaza se kubera iki Imana yemeye ko cyangwa yemera ko umuntu ababazwa kandi asenga kandi ayubaha, yabanjirije ku mwana wayo. Aho ngaho abantu babyumve. Umuntu wemeye kurekura umwana we, umuntu wemeye kurekura umwana we akamurekura, akavuga ati genda bagukubita. Urwo rukundo rwari ndengakamere, genda bagushireho umuriro. Byonyine njya ndeba urugero rwa hafi, njya ndeba nk'iyo umubyeyi ashingiye umwana we, ugushyingira gusa, kumushingira kandi azi ko ejo bazabona buri ucyabona nejo bundi, ari umuhamagara, ari umusura agira ati njya ndeba uburyo amarangamutima bahari kurira amarira akaza ataragiye, ukabona umwana kandi ntabwo amushingiye, bavuze ati ndashoye, baramuguze sinzongera kumubona, mbese muri make, ariko akarira kandi ari umwana we, yakwiye no kubyishimira. N'uwo munsi w'ibirori yakagombye kwishima, agaseka, akitera hejuru, ariko amarira akaza, ati twa twenda wawe ujya gumfurira, kurya ajya guntekera. Ndatekereza rero noneho umwana w'ikinege rukumbi umwe ubizi neza ko agiye gupfa, noneho ugahita ubizi neza kumwohereje atari kugira ngo atembere isi gusa abantu bamubone cyangwa agende mu kirere, urabizi neza ko agiye gupfa. Njya numva amateka yaranze igihugu cyacu, ni amateka yacu no twahungira. Nkumva amakuru kandi tugomba kuyavugaho. Yewe ntacyo bitwaye kuyavuga rwose. Nkumva bamwe bavuga bati aho umubyeyi bajyaga kumwica akavuga uti n'abana bati mwice njye abana mubareke. Urumva rukundo. Abarije mwica abana mumbabarira abana banjye mubareke. Nubwo yabwiraga ibirura, yabaga ari kubwira ibirura, nuko mbese ariko yaravuga ataho kugira ngo mwica abana bande, ni abanije mwica abana mu bihuru, nta cyaha bafite, ntago bazi politiki, ntago bazi namba, ariko ni mureke gihe abari gupfa nishire mu kimbo. Ubwo ndabisanisha n'ibyo kuvuga ngo kuba umubyeyi yemera kwiyambura umwana we, kavuga ati umujyane ndamutanze, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye. Ubwo ni urukundo udashobora no kuvuga ku rurimi, ntago warurangiza. Umuririmbyi yaririmbye ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, sinza kandi bashize, ariko ngo nta warurangiza, nta warurondo. Hanyuma ubwo tukiraho gake cyane mudusobanure gato ku bijyanye n'urukundo rw'Imana, ni gato cyane. Hanyuma nagira ngo tubwire akantu, ese Imana
irakara. Ngo twumve bya bindi twavuze, twumve niba inkomoko yabyo yabituruka mu rukundo rwinshi, yabituruka mu burakari sirabugira. Imana yaba irakara. Imana irarakara. Irarakara cyane ndetse. Nanone ndagusaba kutuvungura gato ku burakari bwayo. Babwifashe bute? Imana irarakara. Ubu ndimo ndatanga kugira tumenye aho duhera. Nukuvuga igituma Imana irakara. Ndatanga urugero ku bantu. Yego. Iyo ubyaye abana, umwe, babiri, batatu. Bari abana, yego, uburyo bwose bushoboka, ntabwo bose bakora ibyiza gusa. Harimo abakosa. Abo bakosheje, umubyeyi nyirizina yari umubyeyi utari gito. Agaruzi neza uwo mwana. Yego. Kabiri gatatu umwana yakwanga kumva, agashyiraho igitsuri. Yego. Nta kindi umubyeyi abagamije. Nukugira ngo uwo mwana abaturwe muri cya kintu yaragiyemo. Sibyo? Yego. Noneho bigatuma amucyahisha inkoni. Avuga ati wa mwana we urampemukiye, narakwinginze wanze kumva, ahasigaye noneho nshizeho inkoni. Yego. Uko akubita umwana, niko umwana arakara. Yego. Kandi uwo mwana urakaye akarakara kandi yakoze amakosa, akarusha na nyina cyangwa se umubyeyi we. Yego. Kurakara cyane. Nibwo umwana turika akagira ate akarira. Yego. Kwakurira kuba kugaragaza ko yababaye cyane. Ariko akibagirwa ko yakoze iki? Ikosa. Ariko umubyeyi ikiri gutuma muhana ntago ari kumwica. Ahubwo ari kumuhanira cya kintu kibi yakoze. Yego. Akantu kumve neza. Ndagira ngo akantu kagasobanuka. Gasubiramo neza. Nukuvuga ngo uyu mubyeyi yinginze umwana ngo ye gukomeza gukora ibibi. Yego. Hanyuma umwana arabyumva ariko aranga, abirenga harongera abikora. Yego. Abikoze umubyeyi yumva agahinda karamwishe. Afata icyemezo cyo kumuhana. Afata inkoni arakubita. Akubise, iyo amukubita, umwana ntiyibuka icyo yakoze, ahubwo yumva inkoni uko ibabaza. Sibyo? Yego. Yamara kumva uko ibabaza, kugira ngo umwana akwereke ko yababaye, nibwo arira. Agaturika akarira. Yego. Ariko akibagirwa ko hari icyo yakoze. Noneho iyo yababaye, arakara kurusha uko umubyeyi we yababaye. Kuko umubyeyi yamukubita we ntabarira. Yego. Ahubwo abafite agahinda. Yego. Abantu babyumvereza we. Mbega ikiganiro. Iyo hano umwana wamuhana afite agahinda. Waba afite agahinda ariko ntago ababaye. Nukuvuga ngo amuhana kugira ngo adakomeza gukora bya bindi yabonye akora kandi bitari byo. Umwana akarizwa n'uburibwe bw'igihano atibuka ikosa yakoze. Ntabwo ari ahubwo arizwa n'uburibwe bw'inkoni. Ariko attention, abanza kubabazwa nuko umubyeyi wa mukubise. Nukuvuga ngo abafite uburakari bw'uko umubyeyi wari kumukubita. Noneho akongera akabazwa n'inkoni ari gukubitwa. Ariko akibagirwa ikosa ko akibagirwa ko ari gukubitirwa ko yakoze ikosa. Sibyo? None icyo gihe rero iki kiganiro kirandyoye. Oya turi kujyana. Ikintu kigaragara nuko uwo mwana ntabwo yitaye ku cyo yakoze. Yego. Ahubwo yitaye ku nkoni ari gukubitwa. Bibiliya uzi kunitubwira, iratubwira ngo nta gihano kinezeza ukigihanwa. Yego. Niko bimeze. Yego. Ngo ariko hanyuma kera imbuto. Uri kuhanwa urababara. Yego. Uri muhanwa urababara kumva mbese muri make uranarakaye. Yego. Rimwe na rimwe yohaniwe mu ruhame rw'abantu. Uburakari bukubana bwinshi. Yego. Ukabatese kuki batampaniye ahantu herereye nibura ko nakoze icyaha. Ariko noneho nyuma yaho iyo inkoni zirangiye, igihano kirangiye uza gutekereza ukavuga ati ariko ntago banjijije ubusa. Icyo nakoze iki kintu nari nagikoze. Nubwo nari nihagazeho ariko nari nagikoze. Urumva? Icyo gihe rero yabitekereza atyo. Yego. Arushaho kugaruka ntiyongere gukora cya kintu kugira ngo atazongera kugwa muri wa mutego. Ni nk'uko ubona nka leta. Leta zose ku isi niko bigenze. Iyo umuturage ananiye ubuyobozi, ikintu bakora ni igiki? Ntago bamurasa. Si uko imbunda zidahari, si uko amasasa adahari, si uko ababyize bazi kurasa badahari. Hanyuma bakagenda buhoro bakamufata, bakamushyiraho imfasha rugamba. Sizi ko ndaza kevuga uriya kakantu bashyira ku maboko iyo umuntu bafashe kubera icyo bamutekerezaho, baba banga ko yaza kurwana. Yego. Sibyo? None bakamujyana bakamushyira mu igororero. Iryo gororero bamushyiramo rero wumve ko nari gitangaza. Uzi ko leta ihindukira ikamugurira n'ibyo kurya.
kandi yarakoze ikosa kandi yarakoze ikosa yakoze ikosa, ariko bakongera bagahindukira bakamugaburira ku manywa na nijoro, bakamuha amazi akaraba, bakamuha umuriro acana, bakamuha mbese ibintu byose akabikora. Noneho ariko impamvu babashyira hariya ni ukugira ngo uriya muntu icyo yakoraga yidegembya atazongera kugikora. Noneho ahantu aryamye akomeze kubona ko nta muvumo afite 99%, akomeze gutekereza n'iki nakoze, ahita avuga ati aho kugira ngo nkomeze nkore iki, igihano cyanjye nikirangira nzajya ku murongo, kubera inyigisho yigishirizwa aho ngaho, uburyo adashobora kujya mu isoko, uburyo adashobora kujya gutembera ngo ajye mu bukwe. Noneho bikamutera kwibuka neza ko yakoze icyaha, yego, bikamuhesha kuhanagura umugambi yari afite wo gukomeza gukora ibyaha. Hanyuma agafata icyemezo agaca bugufi. Wazaye kumva ko umuntu afunguwe ukumva yaciye bugufi, twagira amahirwe akajya no mu rusengero akihana agakiza gataha, agakiza kakinjiriwe, ibintu bikagenda neza. So rero Imana irarakara, so twaturi Imana irarakara, ariko irakazwa n'iki? Irakazwa nuko abantu yaremye bose batuzuriza hamwe ngo bajye mu mucyo. Hakaba ujya mu mucyo, hakaba undi wikururira kujya mu mwijima. Yego, uje mu mwijima rero Imana ntabwo iba yishimiye ko ajya muri uwo mwijima, ahubwo ibishaka ko yaza mu mucyo akagumana n'abandi. Nyamara wa muntu we kamere ye ikamutera kujya muri wa mwijima, kandi uwo mwijima agiyemo arasitara, yego, aragiriramo ubwoba, arafatiramo n'imyanzuro, arabikihebe, yego, n'ibindi bijyanye n'ibyo. Icyo gihe rero Imana irakazwa na wa muntu ugiye hahantu, yego, bigatuma irakara, kavuga iti wamusanga muri wa mwijima ukamukubitira inkoni, nibura akababara agahita agaruka muri wa mucyo. Uburakari bwayo rero ntabwo ari ubwica. Hanyuma reka tugere kuri key point yacu nyirizina. Tumaje gusobanura byinshi bitandukanye, urukundo ndetse nawe ushobora kurakara mu gihe biri ngombwa. Hanyuma kuki noneho ishobora kwemera ko umuntu wayo cyangwa se umwana wayo yagerwaho n'umubabaro? Noneho nkongeramo n'akandi kantu, nta ruhare uwo muntu yabigizemo, nta ruhare uwo mwana yabigizemo, nta ruhare uwo muntu yabigizemo. Kucyemera ko uwo muntu imibaho? Twari tuzi kwifasha ingero nyinshi zitandukanye, ugasanga wenda ugaburiwe n'umuntu uri aho ngaho nk'umupagani utazi Imana, niho ukuzaniye akawunga atakira rye, nk'umunyabyaha yenda, nk'umunyabyaha burya abo mupagane kuri ntuza ya gatatu, niho uzanye umwenda atakira mbarode, mbona rwose usebetse hanze, kandi usenga ntacyo kwamburira, kandi mbona usenga. Kuki Imana yemera ko umuntu wayo babazwa? Rero hari umuntu dukurikiye bibaza ibi bintu, ati Imana kuki wemera ko ibyangezweho, dore maza yitatu nawe ni inshoje ya ngaya, kubera iki? Rero harimo ibintu bibiri. Icya mbere, ku isi yose aho nagenze, yego, aho nasenge, yego, uko byagenze kose, nta hantu ndumva Imana ivuga ngo nakuremye uri umutindi uzarinda usaza uri umutindi. Mumbabarira ijambo ntabwo rivugwa. Nta nayivuga ati nakuremye uri umukire uzasaza uri umukire. Hari ibintu bitatu yatugeneye: ubukire, banza ukomereza aho icyubahiro ndetse n'ubugingo. Nta hantu yavuze ubukene. Rero ahangaha harimo ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ari gusenga, yego, mu gusenga kwe ashobora kuba asenga anyuranyije n'amategeko y'ibyanditswe. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, uyu muntu ari gusenga nta kintu afite, ariko ashobora kuba ari mu ishuri yiteguye kugera ku byiza kubera ko yabibayemo neza. Hari ingero nyinshi. Yego, sambara nkasomera ijambo ntacyo bitwaye. Hari ijambo ugiye gusoma, mufate Bibiliya zanyu, nubwo ari ikiganiro ariko ni ikiganiro mbwira nawe. Yego, kirimo amagambo tugenderaho. Iki kiganiro ngira ngo ni cya gikirisitu, ni nayo mpamvu twifashisha na Bibiliya kugira ngo mu by'ukuri dusobanukirwe neza. Hari ibyanditswe byera biri mu byakozwe n'intumwa, ibice 4, umurongo wa 4 wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Ndasoma nihuse kugira ngo ntago masobanura hose, ariko hari icyo nshaka kwifashisha. Yego, haratubwira ngo, reka dusome mu izina rya Yesu. Haratubwira ngo abatambyi bafata Petero na Yohana,
bakivugana n'abantu abatambyi bazana aho bazaho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata maze kuko bwari bwo bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi bumvise iryo jambo ry'Imana barizera. Umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Ku murongo wa 5, bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu. Nana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexandre n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru babata hagati, barababaza bati n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo. Ku murongo w'8, nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Umurongo wa 10, ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari naryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. 11, Yesu niwe buye ryanyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. 12 none rero sasa, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari narindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Yego. Harimo gufatwa kwa Petero na Yohana. Yego. Bafatiwe iki? Hari icyaho ubona bari bakoze? Bakoze ikintu gikomeye cyane. Hari umuntu wari umaze igihe kinini cyane aremaye. Yego. Abantu bafite bwa buntu, bafite urukundo, bahanyuze baramubona. Bamubonye uburyo asabiriza, ubwo bari bahaciye na kenshi bamubona asabiriza buri gihe. Bafata icyemezo. Yego. Bafata uyu muntu akwiriye gukira. Ko dufite ubushobozi bwo gukiza, wamukiza. Ko dufite urukundo, wamukiza akavana. Buriya Petero na Yohana harakantu batekereje, nubwo batabyanditse hano muri ibi. Baravuze bati rero uyu muntu ahora asabiriza. Ariko ngewe nawe Yohana dukora ikintu gisha, uyu muntu akire, ye gukomeza kwakira ibiceri. Ahubwo agende abe muzima, ajye kwishakira inoti. Yego. Aba bantu batwumva bankurikire, badukurikire kwanza. Nuvuga ngo ave hano, bamuherezaga igiceri, ifaranga 2, 5 kera yari ariho. Hanyuma avuga bati ntabwo akwiriye gukomeza gusabiriza ari umuntu w'umugabo. Yego. Twebwe tumukize. Sibyo? Yego. Nitumara kumukiza, we ajye gushaka inoti, akire aho umukiri. Ye gukomeza kugira bute gusabiriza. Wari wabajije tese ni gute uyu muntu? Kuki uyu muntu abasenga ariko avuye mu yitatu, avuye hehe, ariko ari jambo bavuze kare rambabaza, ariko nta kundi rivuga gukuburirwa ku muntu usenga, ku muntu w'umunyamwuka. Nahoze mvuga ngo ibintu ni bibiri. Ushobora kuba usenga wiyirije iyo minsi 3, 4, 2, 1, ariko mu by'ukuri ugasenga udashikirana n'Imana neza. Ibikaba byagutera kugwa muri shock yuko nta buzima ufite bw'imibereho. Ukiriza gusa ukumva ari byo uzabamo, ukaba mu nsengero gusa ukumva ari byo uzabamo, ariko atari ko Imana yavuze. Yego. Sibyo? Kuko uyu muntu Petero na Yohana bamukiza, baramubwiye, yarabasabye. Abasabye bamubwira ati rero icyo dusabye turabizi n'amafaranga, ariko ntayo dufite. Ariko icyo dufite turakiguha. Ubutunzi bwa mbere ni ukubanza gukira. Ukava muri icyo kintu wari urimo, umaranye mw'imyaka n'imyaka, icyo kintu ukakivamo, ukava kuri iryo rembo karivaho, ubundi uranaryanduza nta mpamvu. Wiri gusabiriza uwari we wese wari uja gutura akagabanyaho aravuga ati icyo dufite turakiguha, haguruka. Ahita haguruka arakira. Nuvuga ngo uriya muntu ntabwo yagumye hariya, nta burenganzira yagifite bwo gukomeza gusabiriza, kandi yari yakize. Nuvuga ngo yari agiye gushaka ubuzima. Rero umuntu ashobora kubaho, abantu banyumve, ntabwo ndwanya amasengesho, nta nubwo tuyarwanya, ko natwe turabakristo turanasenga. Ariko hari ijambo rikomeye rivuga ngo udakora ntakarye. Bibiliya rero nibi bivuga, nuvuga ngo niba araduha ubukire n'ubutunzi
nako icyubahiro Yego. ndetse n'ubugingo, dukwiriye kumenya ko nubwo uyu muntu ari gusenga, nubwo atarabona ibyo abona, ariko nasenga ahamanya n'umwuka wera ko ari kumwe n'Imana. Yego. Nta muntu uzamukuburira, ahubwo azambika abandi. Ngewe iryo jambo ndarihinduye. Abo bantu azambika abandi izina rya Yesu, kubera ko afite ubutunzi. Mwoneraga ntubwize ukuri, ntabwo umukristo, umuntu usenga, nubwo duteruye iki kiganiro, turashaka gusobanurira abantu, ntabwo ubundi umuntu usenga ari umukene, nta nubwo ari umutindi. Ayo magambo yarayakera ntago akivugwa, hari ukundi kuntu bagenda babihindura. Gute? Ntabwo nibuka uko babihindura. Andi kuvuga gute ataba ari umukene? Ntabwo ashobora kuba umukene kuko afite ibintu bitatu: Imana Data, Umwana na Mwuka Wera. Niba abagabo batatu bafite ubutunzi bwose buri ku isi, aribo babuyoboye, ni gute wakena kandi uri kumwe nabo, wemereye bo binjira muri wowe, bakurimo? Babuyoboye batese? Babuyoboye gute se kandi ari Imana Data, Umwana na Mwuka Wera? Nuvuga ngo bafite ubushobozi ku kintu icyo ari cyo cyose kiri ku isi ndetse kiri mu ijuru. Pastor, ukiraho ndaje, wemeranywa na babandi uri ku ruhande rwa baba ninjya numva, cyangwa se njya mbona ko nabona nanjye nabonye. Yego. Umuntu akava hano akajya urugero hano Nyarutarama. Yego. Ngo iyi nzu ngo ndayibohoje, ngo ni yanjye, ngo ndayibohoje, ngo nsohoye abantu barimo, agasenga bene iryo sengesho. Ngo uwo muntu ibyo avuga ni nka wa wundi uhagara ku muhanda akabona umuntu yiguriye imodoka ngo ni yanjye, ngo iriya modoka ni yanjye. Ayo maseshoro aremera? Ntabwo nyemera. None se ni gute uvuga ngo uyu muntu ngo ni umukire kandi mu bigaragara ntacyo afite? Kandi afite byose. Njyewe umupagani ntacyo ndi kubona n'amaso yanjye. Kandi afite byose. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose afite abo bagabo. Ndabyemera. Urabyemera? Aba bagabo se wemera ko aribo bafite byose? Ndabyemera. Ubwo butunzi, ayo mafaranga, izo modoka, ayo mazu, wemera ko uyu mugabo, aba bagabo aribo babifite? Nibo banyirabyo. Nibo banyirabyo. Yego. None rero ni ukuvuga ngo ushobora, reka nkubwire, ushobora ko nawe, ntabwo nshidikanya, ufite ikibanza mu mujyi wa Kigali, ushobora kuba ufite inzu, ushobora kuba ufite naho uzagura inzu yenda n'urugero, ariko mu by'ukuri kugira ngo ujye kubigeraho ubanza gushaka ubutunzi. Yego. Sabyo? Yego. Ubanza gushaka ubutunzi. Na Bibiliya bivuga ngo nujya kubaka inzu yawe, yego, mbere yuko wubaka, banza wicare ubara amafaranga ufite, yego, kwangana n'inzu ugiye kubaka, ngo kuko nutabibara, yego, nuyubaka ntabwo uzayuzuza. Abantu batuye aho ngaho bazaguseka, kuko ikizu kizasaza, mbese muri make utakirangije. Yego. Kandi upfushije ubusa na ya mafaranga yakagombye gukora ikindi kintu. Yego. Uranyumva neza? Ni ukuvuga ngo rero Imana ntabwo yo yananirwa kuguha ubutunzi kandi ari bufite mu maboko yayo, ahubwo ikintu ibanza gukora, mbwira abatwumva bose, ni ukuvuga ngo ikintu ugomba gukora kumenya nuko Imana ishobora kubanza kugutereninga, kubera ko hari ahantu igukuye, kubera ko hari ibyo igukuyemo. Yego. Noneho yo ikabanza ikagushyira mu wundi mu bundi buzima, ikagutyaza, ikabanza ikagushyira mu ishuri, ikagutyaza. Urakoze cyane. Iyo imaze kubona ubugi bubayemo, ubutunzi buraza. Ndaguha ingero nyinshi, abantu bakoze umurimo w'Imana bakaba bafasha abandi bantu, izi compassion wumva, abaterankunga wumva hirya no hino, nuko basenze Imana. Imana imaze kubatyaza ibaha n'ubushobozi, ibahaye ubushobozi rero bafasha n'abandi. Kuranyumva? Yego. Iyo baje gufasha rero, bya bindi wavugaga ngo umubyeyi ngo yaha umwana nako umuturanye ibyo kurya n'ibyo byose, ngo ariko umwana akamwibagira, wowe Imana imaze kumukangurira ubuzima bwe bukaba bwiza, we ntareba umwana we gusa, ahubwo areba n'uwo hanze, n'uwo muturanye. Noneho compassion yije ntabwo ireba abasenga gusa, ireba nabo hanze mu buzima busanzwe, kugira ngo ifashe abo bantu nabo bakanguke, bazagera ahantu heza. Burya baba bari kubaherekereresha, kubakura mu bukene, kugira ngo noneho binjire mu bukire nk'ubwo nabo babonye. Buriya nicyo bivuze, sibyo? Nukuvuga ngo rero uyu mwanya tuvugana, Imana yemera kubanza kunyura muri iryo shuri ryo wowe wibwira ko ari ubukene, ariko mu by'ukuri ubukire buri imbere. Sibyo? Iyo uri guhanga umuhanda, unyura mu gihuru, kandi aho uvuye hasigara igitaka, ariko nyuma y'igihe, iyo umaze kugera aho umuhanda uzagarukira, usubira inyuma, ukongera ugatsindagira. Uranyumva neza? Kugira ngo umuntu uzanyuramo atazagira ati atazanyerera.
hanyuma iyo umaze gutsindagira nyuma yaho ukongera ugasubira inyuma ukamenamo amagaraviye Yego. kugira ngo ikintu cyose kizanyuramo kitangerera urumva ibihe bifata Yego. bifata igihe kirekire ngira ngo uri mu gihugu cy'amajyambere turi kujya mu majyambere Yego. urabona ahantu hanyereraga hashyizwe kaburimbo Yego. usigaye uhakandagira ukumva ukandagiye neza Yego. sibyo icyondo cyakujyagaho ntikizongera kukujyaho Yego. ni ukuvuga ngo rero imana ntabwo ivuze ngo uri umukene kandi uzarinda upfa uri umukene oya ahubwo hari inzira uri kunyuramo igutyaza Yego. kugira ngo ikugeze ahantu hari ubukire bwawe kuko hari ijambo ribimbwira rivuga ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima ahantu hihishe hahishwe cyane mbese muri make utabona Yego. ubwo butunzi rero uragomba kunyura mu nzira ikugeza ahandi bwa butunzi buri ugasenga neza nkuko nabivuze Yego. hari abantu bashobora gusenga nabi yasenga akibwira ko ari bwe bimuzanira amafaranga bimuzanira ubutunzi ahubwo ari kwiyobereza inzira yarayiyobeyemo akajya mu yindi nzira ubuzima bwe bukajya kuba bubi agahora asabiriza ariko mu by'ukuri atakagombye gusabiriza Yego. sibyo ni ukuvuga ngo ubu uyu muntu iteka ryose aba yibwira ko ari gusenga Yego. ntuzi abakobwa 10 abakobwa 10 bose bari hamwe bazi ko bose bari biteguye umukwe Yego. ariko umukwe aje 5 bari bishiremo peteroli abandi 5 ntayo bashizemo badamaraye gusa ni ukuvuga ngo abo bantu ntabwo bazahembwa kimwe kwa mutere ntabwo abantu bazahembwa kimwe ni ukuvuga ngo uko byagenda kose aba bantu abazahembwa ni abacanye amatara kaka Yego. rero uyu muntu usenga agasenga yibwira ko kwiriza cyane ari byo bizamuhesha amafaranga hari ijambo uvuze ngo umuntu akagenda ngo akabohoza inzu ya Nyarutarama nziza akavuga ngo abantu mbasuhoyemo mu izina rya Yesu baba babesha n'abarozi bara n'abarozi ntago bibaho ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yemera ko umukiranutsi ababazwa ahubwo Imana yemera ko aca mu nzira izamugeza ku byiza Imana yamuteguriye. Yego. Urakomeza gano cyane. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ntabwo Imana yakwemera kupfa nabi. Uzabirebe. Izo ni kucyumbwira wagiye urebera ku makorari. Uzi kuntu bambara neza. Bara bakorari ntibambara neza. Hari umuririmbyi wari wabona uri muri korari yambaye nabi. Ntafite uniform. Aho kirazira. Kubera iki kizira? Nukuvuga ngo nyine icyo bishatse kuvuga niki? Nukuvuga ngo nibandebereho. Yego. Uriya muririmbyi akagombye kubera icyitegererezo. Yego. Kubera iki we abona amafaranga yo kugura ama uniform arenze imwe ebyiri eshatu. Nzi ko wa muri korari y'umurya ikomeye cyane. Kubera iki korari yanyu ifite ama uniform atandukanye? Suko se yasenze. Ahangaranya nagaruka utuzo tutandukanye wenda tw'umuntu agenda abona uzo musanzwe wenda turaza no gushyira n'umwanya abantu banabaze ibintu babona. Hanyuma kubera iki ujya kuno ukabona wenda ngene kuri urugero tumaze kuvugaho ujya kuno ukabona nk'umuntu w'Imana muvuga ubutumwa runaka agiye imbere ku ruhimbi ariko mu by'ukuri mboze nyite ndikoresha ko ndabikora ninzahari kwa ninzahari kwa ninzahari pe inkweto yarahengamye ipantaro afite ntisa niyo n'ikote yambaye ukabona rwose pe nabo ukavuga uti uriya muntu mbere ko ajya hariya yagombye kubanza akagira ikintu uburyo aremerwamo kugira ngo bibashe kugenda neza kubera icyo umuntu nk'uwo kandi yakubwira ukumva ati nakoreye Imana amaze imyaka 20 mu gakiza muri uyu murimo kandi ukabona arimo neza kumva umwuka w'Imana ari muri we yaba ibyo avuga burya agaragara ukavuga ati aho ukavuga ukabona nyine hari ikintu nyine yarakwiye gutabarwa ukavuga ati kuki Imana itamutabaye kandi ukumva ari kwigisha ibijyanye n'ubutabazi kandi ukumva buramanutse kandi we ntatabawe kandi ukumva buramanutse rimwe na rimwe umuntu akavana kwizera akagera ibyo bikaremeka agatanga akava cyatanze icyerekezo kuri bamwe oya barakizwa hari n'ubundi icyerekezo agahita hishuka akavuga ati wa mugani menye ko hari ahantu ngomba guhindukiza urushundura kandi bigakunda kubera iki we bitagenda uko nguko ababwiye abandi reka nkubwire nimbwira nawe yego rero turimo nanjye nkubwiye kugira ngo mbwire no kuvuga uyu muntu ashobora kuba afite impano zo kubwiriza ubutumwa bwiza mu mpano afite akaba ari imwe yo kuvuga ubutumwa bwiza kandi akabwiriza abantu bagakizwa yego ariko adafite shinge na rugero adafite icyo kwambara yewe atanarya yego ashobora kuba adafite n'aharara yego kubera iki ndaguha ingero nge nibyo niboneye nagiye mbona
hari abakristo nari mfite, umukristo akagira gutya agasenga akajya mu byumba akajya ahantu hirya no hino, mbese akamera nk'inzererezi. Yego. Noneho hakaba ahantu bamuhanura bakamubwira ngo Imana iravuze ngo ntugakore akandi kazi ko ku ruhande. Yego. Ngo ujye ukora umurimo wayo. Niko Imana ivuze. Aho barahari. Hari n'uhagarara imbere ati Imana yatwitse iduka ryanjye. Imana ritwitse rirashya ndireba ryari ryuzuye n'ifite amakontineri. Ariko se ati Imana irabimbuza ndanga iraza rishumika. Nese Imana itwika. Byose ntibibaho ntubizi. Ntabwo mbizi. Ntabwo mbyemera ngiye. Narabyiyumviye. Ariko umuntu uvuga se ni nka babandi bavuga ngo babonye shitani. Ati ngira najyaga Dubai ariko Imana irampagarika. Ayinya. Rwose. No mupasiteri se nibura. Hari mama w'inshuti yanjye umwe evangeliste w'umuvuga butumwa. Rwose uvuga uti ngewe Imana niyo yahagaritse business yanjye. Najyaga Dubai nazanaga ibintu bimeze gutya na gutya ariko Imana irabihagarika. Ariko uko byagenda kose yambara neza. Abaraze ntari muri babandi uhabitana ati kumpaye make y'itike. Donc ni gute rero abantu niho nshaka kuvuga. Bavandimwe inshuti batwumva bagurikira iki kiganiro. Tujya dukanguka tunamenye ukuri. Hari inyigisho twigishijwe zitarizo. Hanyuma zidutera kugwa mu mutego kandi tudashobora kwikuramo. Ni gute wambwira uburyo Imana ibona ubonye amaduka abiri cyangwa iduka rimwe genda ujya Dubai? Kandi aho ngaho ariho wakagombye gushakira, wakagombye kunezererwa ko Imana iguhaye ubushobozi, hanyuma ikanezezwa nuko ufite ubutunzi, ariko ukabona afite n'Imana. Iyo turebye Paulo yabohaga ibintu, ari ibintu yabohaga. Yego. Hari amatente yakoraga. Yashakaga inzira yo kugira ngo atazasabiriza. Yego. Niwe cyitegererezo dufite. Hari n'abandi. Nukuvuga ni gute umbwira uburyo uriya muntu Imana ishobora kuza gutwika ibintu bye, ikabitwika bigashira, hanyuma akazagenda n'amaguru n'imodoka akagurisha n'ibintu byose bakateza cyamunara, hanyuma akagenda n'amaguru, hanyuma agatangira agakomeza kuvuga ngo uyu mwanya niwo mbonye wo kuvuga Imana. Hanyuma yajya kugera iwawe mbere yuko aza kuvuga ubutumwa iwawe, akabaza kukubwira ngo wanzu nyoherereze tike. Kandi yarafite kontineri n'amakontineri. Ni gute wambwira ko Imana yakwemera kumutuma kandi yarakene? Nge ntabwo mbyemera. Dore ko n'ahantu biba, ahantu bipfira. Yego. Aragenda agahura n'abahanuzi b'ibinyoma, bakamupanyika, amafaranga menshi akayabihera. Uko yabaha niko ba mu butayu iminsi icyumweru kigashira, ntacuruze. Uko adacuruje icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, niko ahomba. Kandi afite amafaranga yishyura banke, yenda yarafashe amafaranga ya banke. Abantu bandeze amatwi babyumve. Yarangiza akagenda akamara iminsi n'iminsi muri ayo masengesho. Noneho yarangiza iminsi gashira yo kwishyura banke, nta mafaranga afite yo kwishyura. Yego. Ukwezi kwa mbere kugashira, kwa kabiri akabaguye muri banka y'uburyo bwo gushaka amafaranga yo kwishyura banka. Icyo gihe igihe nikigera banke zamwandikira imubwira ko atari kwishyura. Yego. Kandi asenga. Yirirwa hehe? Mu masengesho. Mu butayu. Imana imubwira ko izamugira neza. Imana ije kumukorera ibitangaza. None yamara kugera igihe akabwira abahanuzi ati ndimo ndahomba ibintu bimeze nabi. Ati sharabaraganda patate manyoke. Aravuze ngo Uwiteka ibyo ngibyo ni ngewe uri kubisenya kugira ngo nkorere. None abantu bakagenda bakayoba. Bamara kuyoba bakayobera muri icyo kintu. We akagaragazwa, doka abahanuzi bakamwereka ko ari mukuri. Yego. Bakamwereka ko akijijwe, bakamwereka ko ari gukora neza. Yego. Barangiza bakamuhanura ibyo ngibyo. Ndakubwiza ukuri banki zaziteze byacamunara bya bintu byawe. Naho twari imyumvire uti n'Imana. Utwara imyumvire ngo Imana niyitumye bateza cyamunara. Ntacyo mbaye nzagumana na Yesu. Bakubwire inkuru za Yobu ukuntu byo byagize avuga ati buriya n'Imana yabikoze. None se Yobu ni Imana yatumye ibintu byose bimushiraho? Satani wamusabye. Pari Satani wamusabye. Kandi yamara no kumusaba Imana umva kakantu nako urakoze kukavuga. Satani yasabye Yobu. Imana iravuga iti ndamugo ariko ubugingo bwe ntabwo nguhaye. Yego. Kuki Imana sitari kwe n'ubugingo? Ni nakorwaho. Hariho ikintu kigaragara gifatika. Nukuvuga ngo uyu munsi tuvugana yamuhaye
ibyo bintu byose aragenda arabigerageza ariko Imana amakuru meza nuko bya bindi Satani yaje Imana yageneye ibyiza kurusha ibyo Satani yagerageje ibigenera Yobu. Yego. Irongera musubiza bwa butunzi. Yego. Ubundi byakagombye kuba byarashize Yobu agasigarira aho ngaho agakomeza ko umukene ariko ufite Imana. Yego. Sibyo? Yego. Ariko Bibiri twereka ko yahise imukubira inshuro nyinshi imuha ubushobozi buruta ubwo yari afite imbere. Yego. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo Imana yakomeza kwihanganira kuba umukene. No. Ahubwo ubuyobe nibwo butuma abantu bagenda bakayoba bakibwira ko bagiye gukora umurimo w'Imana bakenenye ku mubiri. Yego. Ariko mu by'ukuri atari ko bimeze. Hari n'abantu bitwaza bagasoma ijambo ricuritse. Hari ahantu yavuze ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi amaze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo aravuga ati hahirwa abakene mu mitima yabo ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Agahita avuga ati abantu wumva Matayo nabivuga ibice bitanu ni kuvuga ngo abantu bakennye Imana irabazi bazi ko mbese izabagororera. Biragoye ko umukire yakwinjira mu bwami bw'ijuru. Ibyo byose ni ibintu abantu basoma bakabisoma babicuritse. Abakene mu mitima yabo Imana yavugaga ni abakeneye ijambo ry'Imana. Yego. Urumva? Ni abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Ariko kandi nkubwiza ukuri ubutumwa bwiza ubundi wakagombye kubura umuvuga butumwa uvuga ubutumwa bwiza ariko ubundi afite tike ikugeza aho ugiye kuvuga ubutumwa bwiza. Yes. Paulo yaragiye abivuga inshuro nyinshi. Aravuga ati naje iwanyu nta kintu mwampaye nta nicyo nabasabye. Yego. Kugira ngo hatazagira umuntu inyuma nduhijwe mbabaye ejo mutazavuga ngo narivanze mbarya ibyanyu. Yego. Niyo mpamvu yanabohaga agashakisha ubuzima. Iyo turebye Luka dusanga ari dogiteri. Nuvuga ngo kuki Imana yemeye guhamagara Luka ari dogiteri ko ari kugira ngo bitwigishe uburyo bw'uko umuntu wese uvuga ubutumwa bwiza akwiye kuba umukire. Nubwo tuvuga ngo ni kubera iki Imana yemera ko umuntu habaho. Imana igice cya mbere ntabwo Imana ubundi hari umuntu wavuze reka maze mvuga iki ntabwo Imana yakwemera ko uba umutindi umukene wo kubabarirwa kandi uvuga ubutumwa bwiza. Yego. Sibyo? Ubundi Imana ikunda ibintu byiza. Nukuvuga ngo ubundi ni nayo mpamvu wabonye bavuga bati itegeko riravuze ngo nimusukure insengero. Niba Imana ari nziza ikaba ari nziza kubera iki insengero zitaba nziza? Akagana mukumve neza. Kubera iki urusengero utarushiramo irangi? Kubera iki utashyiramo amakaro? Kubera iki utashyiramo amatara yaka meza? Imana yamanukira muri rwo rusengero nyine igasanga hasa neza. Ahantu hateguye neza. Yes. Urumva? Icyo gihe rero nukuvuga ngo ugomba kumenya ngo Imana ikunda ibyiza. Sibyo? Uriya muntu rero ujya kuri alitari yambaye nabi ashobora kubwiriza ubutumwa bwiza ariko afunze mu mutwe. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa mbere ari mu butumwa. Zuranyumva neza? Kuva kuwa mbere kugeza kuwa mbere ari mu butumwa. Rimwe na rimwe uzanabikurikirane uzasanga benshi bihimbira ubutumwa ngo Imana iramutumye kandi itamutumye. Sibyo? Akagenda ubundi Bibiri tubwira neza ngo ubuhanuzi bwagenewe abakiranutsi. Yego. Ntago ubuhanuzi bwagenewe mu muhanda. Ntujye ubona se abantu mu mihanda bagenda bavuga ngo Yesu yabatumye nimugire gutya imperuka iraje ibintu biracitse amabuye yaguye ibiki n'icyo byose. Yego. Iherezo ryabo nturibona. Ariko ntago umaze kubona byinshi kuva wabaho ngo urebe umuntu haraje aravuze ati Yesu ageze ku irembo ibintu byakomeye nyaboneka nimwihane birarangiye Yesu abuze ko uyu mwaka ibintu bizaba. Yego. Ntago ajye ubona iherezo ryabo. Uko bagiye bagenda bakagwa nabi. Yego. Nuvuga ngo bavugaga iby'Imana itabatumye. Ndashimangira mpagaze ku maguru yanjye yombi umukiranutsi agomba kuba umukire. Kandi kubabazwa kwawe nuko akanya gato. Yego. Ushobora kuba uri kubabazwa gutyo kubera ko Imana iri kukujyana mu nzira yo kugira ngo ugere kuri bwa butunzi bwawe. Hihanganire unagende n'amaguru nyine birumvikana ariko witegura kuzakira ibyawe Imana yakugeneye. Nukuri nta ndabona kuva mu itangiye kujya mu byashowe Bibiri gisomye kabiri nta ndabona yageneye umuntu w'umukene ubukene ngo azanira saza ari umukene. Oya. Itugenera ibyiza. Hanyuma wenda akone kamwe akandi kakabiri. Kubera iki usanga hari abantu urugero ibintu biba binababaje mushumba kubona umuntu yirirwa ari gusenga Imana ati Mana rwose ndagusaba umugabo. Yego. Ndagusaba umugabo dore ndataranitse 20 arenze 30 40 wampoye iki ko nagerageje gukiranuka kwirinda no kugira gute. Bukeye mu gitondo inda yakiriye agakiza ahantu runaka itambutse ku rusengero yumvisha bavuga iby'agakiza irakijijwe igeze mu rusengero ko kanya ibonye umugabo igipfuka bari kuyisengera umuntu ahise yibenguka bari kuyisengera yakiriye agakiza
umuntu arayibengutse tayari mu kwezi kumwe ibonye umugabo. umwe umazemo imyaka yabuze umugabo, byaranze kandi yarasenze Imana ati nzakugira, kandi imyaka nayo iri kwiruka, imyaka iri kunyaruka. Ibaza uyu muntu bimeze bite? Icyo kivuyeho ugitwara rimwe n'icyo umuntu agize atya yabuze urubyaro, abandi barazikuramo, abandi barabyara bakajya kujugunya, bakajya kureresha hirya no hino, barajugunya abana, abandi baraziniga, bya bindi byose bijya kunda kuba bapagani bakora. Nkibaza uyu muntu ukeneye umwana w'inginzi Imana wagize ati Imana ntibimureba kubera iki? urakoze cyane. Ibintu ni ibintu byiza kandi ni ikibazo gikomeye ariko kinoroshye. Ahantu uzasanga ngira ngo wenda hari ibyifuzo mwakira bimwe na bimwe, kumva uti mu nsengero nyabona iwanjye dore twabuze umwana tumaze imyaka ingahe kandi dusenga twinginga Imana, kubera iki? Aha rero harimo ikintu gikomeye kibanga gikomeye kandi gishaririye. Birashoboka ko koko uyu muntu amaze igihe ari umukobwa. Twakira iki kibazo. Yego. Allo? Wiriwe neza? Allo? Wiriwe neza? Aha, tukomeze ndumva atari kutwumva. Birashoboka ko uyu muntu amaze imyaka 30. Wavuze 30. N'indi renze birashoboka. Birashoboka ko afite iyo myaka. Ariko mu by'ukuri akaba yarasenze. Kandi ukabona ko arasenga. Cyane rwose. Sibyo? Ukabona arabyuka tegura intebe aragira ate rwose, niba gukoropa, niba ugira gute n'iki byose. Ariko ashobora kuba asenga adashaka n'ubuzima. Nabyo birashoboka. Tujye tuvuga iburyo tuvuge n'ibumoso. Kuko Imana yashyizeho iburyo ishyiraho n'ibumoso. Ashobora kuba asenga ariko atanashaka ubuzima. Koko bikagaragara ko koko asenga, akaba asenga ariko mu by'ukuri adashaka n'ubuzima. Uyu nguyu biragoye kumuhugura, biragoye pe, kuko aravuga ati umva ninjye nawe, ababwira Imana nzanambana nawe paka unshubije. Birashoboka koko akaba asenga azi ko yomatanye n'Uwiteka, kandi koko wowe umureba umusanga mu rusengero ugasanga koko arasenga. Sibyo? None icyo gihe rero icyo nshatse kuvuga ni iki? Yimitse gusenga, yemera gusenga, ariko yibagirwa ko azakenera no kurya, yibagirwa ko azakenera no kwambara, yibagirwa ko azakenera no kwisiga. Nuvuga ngo icyo gihe biragusaba iki? Senga ariko ushake n'ubuzima. Uti narasenze nsaba Imana umugabo ariko sinamubonye. Hari ikintu cyitwa gutegereza nyamatsiko no gutegereza wihanganye. Uyu muntu ntabwo agomba kwihangana ngo ageze igihe abirambirwe, ahubwo akwiriye kwihangana akageza imperuka y'icyo kibazo afite. Sibyo byiza? Yego. Nukuvuga ngo akwiriye kwihangana akageza imperuka y'icyo kibazo afite. Uko byagenda kose uyu muntu azasubizwa, ariko ntazigiye azasubirizwa. Azasubirizwa igihe Imana yagennye ko azasubizwa. Kandi cyashobora no kudasubizwa. Nabyo tureye no bishoboka. Ega abantu bose bari ku isi ntago bose bazarongorwa. Ni ibyo nagira ngo nabyo uraseho. Ako nako kariho. Nabyo ndabyemera. Kuko hari n'umuntu ushaka yari umukristo, yari umunyamasengesho, ariko akarinda asaza atabyaye. Ibyo nabyo Imana yemera ko bibaho. Yego. Ariko nanone kandi amenye kuko byagenda kose Imana ibifite ukundi kuntu yabigenje. Yego. Uzajya ubibona. Uzajya ubyitegereza. Uzi ko hari abantu baba batarabyaye ariko bakagira ubutunzi burenze. Yego. Ujye ubibona cyane rwose. Imana baramuhaye kimwe muri ibyo. Nuvuga ngo nta mwana afite, wavuye mu nda ye ariko agira ubutunzi. Iyo agize ubutunzi rero hari abaza bari babuze aho baba, bari babuze uko babaho, bakaza bakabiwe kubera yuko Imana yamuhaye ubutunzi, bagahinduka abana be nubwo atababyaye mu nda, ariko bagahinduka abana be. Yego. So rero mu magambo make Imana yemera ko bibaho. Yego. Ibyo ndabyemera. Yemera ko bibaho, ikemera ko ugwa muri uwo nanjye ngo muri uwo mutego. Nukuvuga ngo ikemera kuba muri icyo kintu, kandi icyo kintu ukakibamo neza, kandi ko kugakunda Imana, ukanayubaha, ukanasenga cyane rwose. Imana yemera rero ko bikubaho kugira ngo bikwigishe, hanyuma nuri kwirembe wawe abone ko wabuze urubyaro ariko usenga Imana.
akantu kumva neza, wabuze urubyaro ariko senga Imana, ariko Imana ikora igitangaza, iravunja, iguha ubutunzi, iguha amazu, iguha imodoka, ndabazi benshi twasenganye, ndabazi banasenze cyane, tukajyana hirya no hino dusenga twinginga Imana, tukanabafatira umwanya wo kubasengera, Imana ikavuga iti ndabarinze, ariko ikabaha ubutunzi, ikabaha inzu, ikabaha imodoka, ikabaha amafaranga, ariko badafite umwana, ibyo nabyo irabyemera. Ariko ntawe uzi igihe, kubera yuko uba ugihumeka, birashoboka ko Imana yakora igitangaza ku munota wa nyuma ikamuguha. Hari n'umuntu wambwiye ati ni gute umbwira icyo kintu kandi ndi gusaza, ese nzabyara mfite imyaka 70, nimara kubyara mfite imyaka 70, nkazapfa umwana wanjye ntamureze? Ariko ndamubwira ngo ukazapfa ariko warabyaye. Nanjye ndamubaza, ni nkaho namubaje, ariko igisubizo nari nkimuhaye, koko numureze ariko upfuye wagizite warabyaye. Nuvuga ngo igisubizo kigize gute kirabonetse, nuko Imana yabigennye, ntabwo ushobora kugikuraho icyo ngicyo. Birashoboka ko n'umukobwa ando umusore bashobora kubaho, umusore agashaka abakobwa bose bakamubenga, umukobwa agashaka abasore bose bakamubenga, birashoboka, bibaho. Ariko nanone gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete, birashoboka ko igihe cyagera uwo muntu akabona umugabo, nubwo atarantitse, nubwo akarantitse, nubwo afite 50, ariko Imana igakora igitangaza akabona umugabo, kimwe nuko cyagera ntamubonye. Kandi biranashoboka ko byanagera akarinda saza atamubonye. Uyu muntu mubwira ihe jambo ry'ihumure? Uyu muntu ndamubwira kwibera mu Mana. Ihumure nuko agomba ntabure byose, atunga Imana, aturize mu Mana, yibere mu Mana, kuko nicyo gihe cye. Niyo mpamvu nyine haba kujya bivuze ngo nzahagara ku munara ndindire, nukurindira, arindiriye nta deadline yashizeho, arindiriye ntabwo yavuze ngo ni imyaka 3 nzamara, oya, yaravuze ngo nzarindira paka Imana imusubije. Kugeza naho Satani yamugerageje cyane, abati naho umutindo utatoherega, na inzabo ntizere, amatungo agashira mu biraro, ntakabuza ko nishimana n'Uwiteka Imana. Nuvuga ngo byari bishatse kuvuga ngo arazarindira kugeza apfuye, avuye mu mubiri. Naho wa mukobwa yivuze aravuga ngo ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Nuvuga ngo uko byagenda kose, nubwo uyu muntu atarabona umugabo, ariko haracyari ibigiringiro yuko igiti gitemwe cyagera kigashimuka. Iyo urebye mu Baheburayo batubwira ko abizera bakomeje kwizera barinda bageza n'igihe cyo kuva mu mubiri, bagifite ibyo byiringiro bibyo basezeranijwe. Nukuvuga ngo uko byagenda kose, ibyo usezeranijwe Imana irabisohoza, kandi ikabisohoza ibivunjije mu bindi. Yikora nk'uko Imana ikora nyine, ni Imana nyine koko. Nukuvuga ngo uko byagenda kose ifite ukuntu ibigenza bikemera. So uyu nguyu ugize iherezo ryo gupfa atashatse, apfire muri Kristo asinzire. Hanyuma uyu nguyu gitaranitse utegereje, narindira Imana imuzaniye umugabo. Hanyuma uyu nguyu uwashatse akamaze imyaka n'imyaka atarabyara, yagize amahirwe arashaka. Erega nanone umva, hari umukobwa umaze imyaka 40 adashatse, yarabuze umugabo. Hari n'undi umaze imyaka 40 ashatse afite umugabo. Ibintu ni bibiri, ntago abantu banezerewe kimwe. Ariko nanone kandi bagomba gutegerezanya amatsiko. Ari uwo ngufite 30 cyangwa 40, ari uwo nguwo uwashatse akaba afite 30 ariko atarabyara, ubwo afite umugabo akaba yaramubonye, narindire. Bombi bagomba kurindira kuko bamaze kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami. Urumva icyo cyabaza ngo kuki none abo ngabo ari bihereyeho? Ntago yabahereyeho, hari n'abandi bigeze bagira abana bose barapfa. Akose koko akari kozo mushumba. Yego, mukanya gato turacya telefone nayo ngo muraza kuduhamagara muciye kuri 078 76 816 ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi, nawe uze kuduhamagara hanyuma utubwire ufite icyo ukeneye gusobanuza. Umurongo wa telefone urafunguye, kuko ikiganiro nimbwira nawe tujya ngo tubaze ibibazo bitandukanye kuri iyi ngingo. Hanyuma nashaka kwibaza kubera iki usanga umwana reka mwita inzira karengane, haravutse ntazi iyo biva, avukanye uburwayi runaka, harasenze Imana nkiza gutyo biranze, Imana iramureka aragiye. Ikindi yanjye gutwagarutse utanga urugero, umuntu avuye mu masengesho aragiye, Imana ati nzakugira neza, aratashigeze iwe, umugabo ati ndakwirukanye taha, genda ndakwirukanye dutandukane, bagapfa icyo kintu. Kubera ibyo bintu Imana yemera kuba kurubera umuntu. Ubundi ngewe
ndashaka gusobanura Imana iri kubwira umuntu nzakugira neza atati rwose gutya na gutya yewe rimwe na rimwe akaba yanapfa kandi apfanye iryo jambo ati nzakugira neza nzagutabara. ndagira ngo usobanurire nukuvuga ngo Imana yakoze igitangaza umuntu aba muremure umuntu aba mugufi umuntu aba inzobe umuntu aba igikara umuntu aba utubiri twombi ibyo ni Uwiteka abigeneye Yego. nta wundi muntu wabishyizeho nawe muzajya kubona umuntu agiye ngo ari byo bita kwimakiya Yego. ukabona umuntu agiye guhinduka inzobe ari ubikoze. Yego. ndashimira Imana hari uburyo byabaye baravuga ati rimwe kabiri gatatu abo bihindura inzobe barabikara ibyo byabahinduraga turabyishe tuyikuyeho turabyanze ntabwo nshatse kubivugaho cyane ariko icyo nashaka kuvuga uyu muntu avukanye indwara uriya muntu ntabwo aje gusa Yego. ahubwo aje ari icyigisho wowe wabyaye ufite abana bazima ukwiye kwigira kuri wa wundi wabyaye afite umwana urwaye nawe ni icyigisho burya ntabwo Imana iyobewe ko umuntu yavutse akanya ubwo burwayi Yego. ahubwo Imana yemeye ko bibaho kugira ngo byigishe udafite n'umwana byigishe ufite umwana muzima bimwereke ko nawe byakagombye kuba byarabaye kuriya ariko uyu munsi akaba afite bazima. Yego. kandi n'uwo mubyeyi ntabwo ari uko Imana imwanga ahubwo bimujyanye mu buryo bwo kumenya uburyo akwiriye guhagarara. Yego. n'uyu mubyeyi ufite umwana urwaye wavukanye ubwo burwayi nawe bikwiriye kumwigisha bikamuha gusenga cyane kugira ngo uwo mwana nanataha azajye mu bwami bw'ijuru hanyuma Imana imwisubize kuko n'ubundi niyo nzira ya twese. Yego. rero uyu muntu ntabwo akwiriye kwiheba ngo avuge ngo ntabwo Imana yamubonye. Yego. kandi yaramubyaye iyi Imana yaremeye ko abyara mbere twavuze ko hari n'utarabyaye ni ukuvuga ngo uko byagenda kose hari n'umuntu usenga akavuga ati nk'ubu ngubu hari umuntu ushobora kuba ari kutwumva akavuga ati nkurikije intambara mpura nazo mu muryango nashatsemo Yego. yaba ari mu mpaye ufite n'imitwe ibiri ariko akagira ati akavuka akaba muzima abantu bakabona ko ntari ingumba cyangwa se ntari umuntu utabyara ahubwo bakabona ko nabyaye ikintu kitari cyiza ariko nabyaye. Yego. ni ukuvuga ngo abantu bose bafite ibyo bitekerezo ariko hejuru y'ibyo byose Yego. Imana itanga uko ishaka akantu ngira ngo kaza gufasha abantu icyo ngicyo uhagazemo uwo muntu icyahagazemo Imana itanga uko ishaka. Yego. ni ukuvuga ngo yaba urwaye wavutse arwaye Yego. wari uvuze ngo ni inzirakarengane ntabwo ari inzirakarengane kuko ntabwo yatotejwe ntabwo yigeze atotezwa ngo agirirwe nabi ahubwo yavutse ari uko ameze. Yego. ni ukuvuga ngo uwo muntu ntabwo akwiriye kwiheba ngo avuge kubera iki ngiye nabyaye umwana ufite imitwe ibiri ahubwo yakagombye gushima Imana ko nibura mwe yamumuhaye akaba ari kumureba. Yego. hanyuma akibuka ko hari undi noneho wasenze ngo wamumuha nk'uwo nguwo ariko ntamubone. Yego. ariko nawe akomeje kwizera afite ibyiringiro yuko hari icyo Imana izakora ejo hazaza. Yego. ubu ni ikintu mfashisha aba bantu ni ukuvuga ngo uko byagenda kose atarapfa Imana ishobora kumukiza. Yego. yes uyu muntu atarapfa Imana ishobora kumukiza wa wundi yavukanye bwa burwayi birashoboka ko yamukiza ariko ashobora no kwemera ko agenda ariko yemera ko anagenda. Imana irabyemera pe yemera ko bigenda gutyo. ni nayo mpamvu tudakwiriye guhata Imana tuyibaza ngo ese kubera iki nzenze imyaka 2 3 5 ukaba utanansubiza ubu tujya no kuvuka ntabwo tuzi ukuntu twavutse. Yego. tujya kubaho ntabwo tuzi uburyo twabayeho sibyo ni ukuvuga ngo twakagombye kureka Imana akaba ari twiyoborera. Yego. ikatubwira ngo baho ukabaho ikatubwira ngo pfa ugapfa. none se ubundi nibyo nabwiye aba ni gute wabwira urupfu ngo winyicanye ndacyariho ntabwo byakunda. ni nayo mpamvu rero ukwiriye kumenya ngo ibyo Imana gutegure n'ibyo ngibyo niba uhuye n'ikibazo cy'uko mbese muri make utari kubona umugabo utari kubona umugore utari kubona urubyaro utari kubona etc hagarara kuri wowe wibere mu Mana. Yego. icyo narwanyije gikomeye nuko nta muntu usenga Imana by'ukuri ugomba kuba umukene. nta muntu usenga Imana by'ukuri ugomba kuba umukene uvuga ngo n'abadukurikiye babona bitarakunda bategereze ko ejo hazabaho ubukire. n'abadukurikiye bari mu bigeragezo mu ntambaro runaka bategereze ko ntabwo ari ibigeragezo bari mu ishuri nzabirwanya nzakomeza kubirwanya ntabwo ari ibigeragezo ahubwo bari mu ishuri. ikigeragezo ni ugucika akaboko ni ukuvanwa mu ijisho ni ugucika akaguru nicyo kigeragezo. mu gihe rero uri kurwana intambara wibwira ko uri bukene ni ukuvuga ngo urwana intambara ushakisha ahantu ukora amafaranga ucuruze cyangwa ugira ibindi bintu ukora sibyo hanyuma ubwo bukene uzabuvamo ariko nukomeza kwicara uzapfana nabwo ndakurahiye. Mana turengere hanyuma wenda turasatira ku musozo reka tunoneho itandukaniro ry'aba bantu bombi ryaba ari rihe katwumva ikibazo cy'uyu muvandimwe. Hello. Hano. Yes. Bienvenue.
ikiganiro cyanyu ko gishyushyera umva rwose Imana ibahereza umugisha mwakoze cyane kandi n'ubundi abantu tugomba gusenga kandi tukizera cyane ko Imana ariyo yemera ko byose bitugeraho ahubwo umuntu agashishoza neza niba ari gusenga ahamanyije n'umwuka w'Imana by'ukuri hari igihe abantu twizera ibitangaza ugasanga wizeye ibitabaho kandi mu by'ukuri uko usenga udahamanya n'umwuka w'Imana yego ahubwo icyiza ni uko twajya dusenga Imana tugahamanya neza n'umwuka w'Imana ko Imana iri kumwe natwe nayo icyo yatugeneye ni ngombwa ngo kitubeho niba Imana yarakugeneye gushaka ugashaka bitari ngombwa ubwo nyine ni uko ukazapfa gutyo ariko ukazapfa wizeye Imana okay wowe nta kibazo ufite alo wowe turi kujyana nta kibazo ufite uwo ni Ange yego ati ntacyo bitwaye ati kiganiro ndumva ari sawa cyane ati byibura niyo byakwanga ariko ukagenda wizeye ati ntacyo bitwaye hanyuma ni twize kwabuze ndimo ndibaza mvuga ni noneho aba bantu ni he batandukaniye niki barusha abandi kuko ibintu nkuko bisone mushumba nubishanga sa nka babisangiye ni buri wese afiteho muri isi nubwo twatiri ku ruhande rw'abantu rw'abakristo rw'abantu b'Imana bw'abana b'Imana ariko uzo musanga mbona tubisangiye buri wese arabifite yaba asenga adasenga yaremwe n'Imana ngayo nguko abantu bajye babyumva hanyuma komese nibaza dutandukaniye icyo dutandukanije ijambo nasomye rirabisobanura 12 kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo nuvuga ngo Imana itanga umwana wayo yaje gupfira abantu yego ariko kugira ngo abacungure yego abakure mu byaha abakure mu bibi yego noneho haboneka bamwe bamwizera yego abo bamwizera bahise igisubizo kiboneka batandukanye n'abatamwizera yego nuvuga ngo itandukaniro riri nukuvuga ngo iyo usomye kuri iki gice ugasoma ku murongo wa 21 umva kuntu havuga ngo nabo bongeye kubakangisha barabarekura babuze uko babahana batinya abantu kuko bose bahimbarizaga Imana ibyabaye 22 kuko uwo muntu wakorewe icyo kimenyetso cyo kumukiza yarashagije imyaka 40 avutse urumva hano yarageze yego yakarani yawe nuvuga ngo uyu nguyu yaramaze kugira imyaka 40 aziko mbese muri make ariyo azasaza azarinda apfa ariko ameze mu myaka 40 mu by'ukuri yaramaze gusaza yarari gusaza kabisa yaramaze no kwiyakira ariko agiye kubona abona igitangaza kigeze gute kirabaye Petero na Yohana barahagera icyo nshatse kuvuga ni iki uyu muntu itandukaniro ry'uyu muntu usenga n'udasenga nubwo bose banyura muri iyo nzira bagahura n'ikibazo cy'ubukene yego ariko itandukaniro nuko afite abagabo batatu Imana Data Umwana na Mwuka Wera yego nukuvuga ngo yamaze kubakira bo bahora bamuhumuriza cyane uzaperereze ukurikirane yego mu bantu biyahura nta mukristo burimo kubera iki nukuvuga ngo uyu nguyu umunyabyaha uri hariya agengwa na shitani yego abadayimoni baramuyobora iyo bamuyoboye rero bamurambiwe bamuteza gutekereza kwiyahura agahita afata icyemezo akiyahura yego nukuvuga ngo ariko umukristo ahatandukaniye n'uwo nguwo yizerera mu Imana yamubwiye yego akizera ko na nyuma ya zeri Imana ikora akizera ko n'imyaka 40 ishize wa 41 Imana ishobora gukuramo igitangaza nkuko uyu muntu yararema akamara imyaka 40 ariko kuri uyu mwaka wa 40 yamaze imyaka 39 ariko ku mwaka wa 40 aratabarwa yego nukuvuga ngo bishatse kuvuga ngo itandukaniro ry'umukristo umukristo yizera ko icyo yasezeranijwe kizagera gute kizasohora hanyuma akizereramo bikamutera guturisha umutima we yego umutima we ugatuza kubera ko yizeye ibyo yabwiwe nanjye kuvuga ngo vuga ngo amen amen nukuvuga ngo akizerera mu byo yabwiwe noneho kwa kwizera kwe bikamutera kutarwara toroma bikamutera kutiheba bikamutera kudashidikanya ahubwo akizera ko icyo yabwiwe n'umwami Imana kizamusohoraho bigatuma rero arindira agategerezanya amatsiko avuga
akavuga ati uko byagenda kose none ndaryamye ariko ejo nabyukana igisubizo. yego muri bya bindi atekereje akarara mu munezero wo kwizera ko ejo azasubizwa. ejo niyo atasubizwa Yego. ariko agira ibyiringiro ko n'ejo azasubizwa. yego ejo hagakomeza akabejo kandi koko bikagera igihe igisubizo kikaboneka. Yego. uyu nguyu yaramaze imyaka 40 amugaye aremaye ariko Imana ikora igitangaza ku munsi wa umwaka wa 40 Petero na Yohana bahageze bakiza ikirema kirahaguruka. rero uyu muntu nawe yizerera muri ibyo agakomeza kugira ibyiringiro yego kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira Bizasohora. gute bizasohora. hanyuma afite rero itandukaniro riri kuri ndetse ni 90% Yego. afite amahirwe yo kuzabona ibyo yasezeranije. hanyuma uyu nguyu usigaye itandukaniro rye yego we ahitamo gufata icyemezo akavuga ngo ubukene nimugiye kunyica akajya gucukura inzu akiba ihene y'abandi akiba televiziyo y'abandi cyakora akimanika byarangira akimanika. kwa kwimanika kwe rero nuko ari kubona ibyo ari gushinjwa atari buze kubona icyo asubiza yego agahita afata icyemezo akimanika kuko ari mu ruhande rwa shitani. yego rero bafite itandukaniro rifatika ndetse nta nubwo nanarisobanuraho cyane abatwumva baduteze amatwi ndakubwiza ukuri hari itandukaniro rinini. hanyuma reka uyu muntu rero we ntabwo twasoza tagize tumubwira uyu muntu so ubwo ati bishobora kwanga kimera kagira gute ariko se haba hari amahirwe yuko uyu muntu yagaruka mu murongo nawe byibura akavuga uti reka mbigenze gutya. Hello. Yes uyu muntu nawe haba hari amahirwe muri irya tandukaniro. uyu we yamaze kumenya Yesu yego aramwemera turamuriwe. hari undi noneho utaramumenya ariko wumvise ikiganiro kuko hari umuntu uvuga uti nubundi mbona nubundi tumeze kimwe ndutaniye ati neze uko mbona ari umukene nkanjye ntabwo azibanga ko mbona arwara nkanjye ntabwo azibanga ririmo aho rero njya ngo tumubwire rero uwo rero nukuvuga ngo nubwo uyu muntu nkuko twabisobanuye nubwo uyu muntu afite ataragera ahantu akira narangiza ngo uramwakiriye ko tumwakira. Allo nukuvuga ngo uyu muntu nubwo ari nabukire afite bufatika ariko afite ibyiringiro ko azabubona. yego kandi aracyariho yego aragenda arakora imirimo itandukanye ashakisha ubuzima kugira ngo azagere kuri iyo ntego. hanyuma uyu ngo rero utarabona Yesu akwiriye kugerageza nawe agakora ibishoboka byose nakunyurwa muri iyo nzira. iyo nzira anyuzemo nawe akagira gute akazagera heza cyane cyane. udukurikirana muri ibi biganiro avuze ati ibyo byose yakagombye no kwizerera muri Kristo yanapfa agasinzira muri Kristo. uwo nibura akazabona ijuru apana gushya yego ntazajye mu muriro wa Gehinomu. yego nuvuga ngo uyu munsi tuvugana uko byagenda kose yagombye gukora ibishoboka byose agakora ibishoboka byose agashaka Imana nkuko wa wundi yayishatse. ubundi iyo reka nguzure yego ni ibintu bigaragara. iyo turanye n'umukristo umva wishimye nta bisambo bipfa kwagera. iyo turanye n'umukristo akubanira neza yego ndetse niyo ugiye usize ukinze inzu yawe niyo wibagiye gushyiraho ingufuri uba wizeye ko umukristo ahari sibyo. uretse ab'iki gihe bahindutse icyo cyo rwose ab'iki gihe twabavuzeho abahambere n'abubu. ni ukuvuga ngo uko byagenda kose akwizera nk'umukristo nyine akaba ati uyu nguyu ntiyandogera uyu nguyu ntiyanyiba uyu nguyu mbese yahambera umwana wanjye umva ndagiye umwana naza ubwo arashyikira aho ngaho umuryamishije mbese umuryamishe aramwizeye kubera ko amubonyeho iki agakiza n'ubuntu nta wundi wo gukirizwamo uretse Kristo. nta n'ujya uvuga kumva ati uretse kwa kanaka ahandi hose ntukajya uharya. niko akamubwira ati rero uretse kwa hariya aho ngaho aba ari uzajya urya ahandi uzahihorera kuko simpizera mwana wa urumva amwizere ko ari umukristo kandi amwerera iki imbuto. nuvuga ngo iyo amureba abona yarahindutse koko. ni nayo mpamvu mbwira uwo muntu nawe akwiriye guhinduka nkuko amwizeza ko amwizerera ko yahindutse nawe akwiriye guhinduka kugira ngo nawe amere nkawe. hanyuma batangirana urugendo bakomezanya urugendo noneho bakomezanya urugendo ruzatuma bagera kuri bya byiza Imana yateguriye abamwizera bose. hanyuma tugana ku musozo sinzi niba aricyo twabwira abantu muri rusange kuko none amasaha yadufashe kugira ngo mbere ko tugana ku musozo ariko tunabona noneho gutanga umurongo wa telefone nyuma y'ikiganiro kuwakenera ibyifuzo cyangwa se inyunganizi igitekerezo runaka ashobora kuza kubabonaho mushumba. so ndongera kubwira abantu baduteze amatwi nongere mbwira abantu yenda basanze ikiganiro kigeze kure yego
twashaka kubaza ngo mbese kubera iki imana yemera ko abana bayo cyangwa abantu bayo bababazwa? yego irabyemera kugira ngo bikwigishe, yego irabyemera kugira ngo icyo utagezeho mugenzi wawe yagezeho nawe ugomba kukigeraho. Yego. Ugomba kwihangana ukabyihanganira nk'umuntu nawe ushaka kugira ngo uzagere ku byiza. Ntabwo twavuze ko abantu badasenga badakira, ntabwo ari byo twavuze. Yego. Ibyo ntabwo twigiye tukivugaho. Twavugaga ku bantu kubera iki yemera ko bibabaho. Ntabwo twigiye tuvuga ko abantu b'abanyabyaha badakira, barakira bakagira n'ubutunzi bwinshi. Ariko uko byagenda kose akarusho k'umuntu usenga nuko afite ibyiringiro bibiri. yego Afite ibyiringiro ko azagira mu bwami bw'ijuru, ariko akiri mu isi ko Imana izamuha ibyiza yateguriye abamwizera. yego Rero nawe akwiriye gushakisha inzira yo gukora ibishoboka byose akaba imbere y'Imana, nawe agasenga kugira ngo ibyiringiro bya wa wundi afatanye nawe kugira ngo azabigereho. Hanyuma mbwire buri wese udutega amatwi muri iki kiganiro, mbwira nawe ajya asigara atekereza, ese muri ubu buryo mpagaze he? yego Muri iyi nzira ndi hehe? yego Nukuri ese ko babisobanuye bakabivuga buryo, harya ubwo ngewe ni mu kihe cyiciro? haba hari aho ndenganya Imana ko Ese hari aho ndenganya Imana ko itansubije? tansubije. Ese ngewe mu ruhande rwanjye ko yamaye ubwenge bwo gusobanukirwa Yego. neza, ngewe hari uruhare nagize Imana yaba yarabonye narakoze neza ikanga kunsubiza kandi njye narakoze neza? yego Aho nawe ukwiriye kuhatekereza, ugatekereza kubera iki naba narizeye ariko nkaba ntarabona. yego Ibyasezeranijwe birahari, ibyagusezeranije birahari, ariko nawe ugerageze ukora icyatuma Imana inezerwa. Bibiri mbuze kuri mbwira, irambwira ngo ufite iki ngo mpereho. Ubundi ugomba kugira fondasiyo yawe, Yego. Imana ikazakara gahera ku cyo ufite, igahera ku cyo ufite. Hanyuma ubuzima bwawe ukabushyira muri yo, hanyuma ubwa butunzi ikabuguha mu buryo bufatika. Yego. Nongere mbwira abantu, ushobora kuba waratangiye business usenga, aka kantu ndakumvise umwuka wera arakambwiye, Yego. nubwo iminota icitse ariko reka nkavuge vuba vuba. Ushobora kuba waratangiye business ariko usenga, unubaha Imana, yego ariko ukayitangira nabi, ugatangira Imana itaguteguriye. Yego. Nubona uhombye ntabwo ari Imana iguhombeje, ahubwo Imana yashaka kugira ngo uve muri iyo, ahubwo utangire indi. Wirindira kuhomba burundu, yego ahubwo shakisha indi business uzabona bikunze. Sibyo? Yego. Usenga ko umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Nuvuga ngo gira umwete. Yego. Birashoboka ko wacuruzaga imyenda none ucuruza ibiryo. yego Birashoboka ko wacuruzaga ibiryo none ucuruza ibindi amatungo. Urebe. yego Hanyuma birashoboka ko imari yawe itarakugeraho, nikugeraho uzacuruza wunguke. Yes. Kandi ibintu bizagenda neza. Sibyo? Hanyuma rero sinza kandi kanone kancitse, ariko uko byagenda kose ubuzima bwawe wiyegurire Kristo. yego Sibyo? Hanyuma wumve ko isezerano ryawe nirigera igisubizo cyawe kizaboneka. Sibyo? Kandi bizaguhesha ku mwana w'Imana. Yes. Hanyuma nongere mbisubiremo, uyu muntu nubwo yahombye ntabwo apfuye, aracyariho, afite ejo hazaza, azabona ibyiza kandi Imana izayimuha. Waruvuze uti dutange na nimero? twatanga nimero ya telefone ubundi tugashimana tugasoza. Ndafite nimero ebyiri, imwe ni MTN na Airtel, ni 0783 gatandatu gatandatu 20 10, 0783 gatandatu gatandatu 20 10, 0783 8 gatandatu gatandatu 20 10 ni Airtel, 0783 8 gatandatu gatandatu 20 10. Ndagira ngo nkuko wari unsabye twongere dushima Imana. yego Mana yo kwiringirwa, uhoraho kandi uri Imana. Uvuze ngo yego ntawavuga ngo oya, uvuze oya ntawavuga yego. Abadukurikiranye bakurikirana ibiganiro, Mwami Imana turasenze kugira ngo ubahe gusobanukirwa kurushaho. Twe dushobora gusobanura ntitugere ku ntego y'umutima w'umuntu ibyo yatekerezaga, ariko Mwuka wawe wera nasanga abo bantu kandi ubahindure baba abana bawe nyakuri, bakora ibyo gukiranuka, be gucika intege ko bamaze iyo myaka, ahubwo barindirana amatsiko bazi ko ejo hazaza hagiye kuboneka igisubizo. Fasha umuntu wese ukurikirana ibiganiro, kandi Umwuka wera akomeze kuganza, impinduka ziboneke ku buzima, amahoro yawe ashike kandi icyoro cyawe kigaragare. Tubisenze tubyinigiye dutyo, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu urakoze. Amen. amen. Kadushimira abantu kandi no gushimira nawe. Imana iguhe umugisha, nawe ndagushimiye. Okay. Kandi Imana ikugire neza. Shalom.